ndabasuje cyane kandi ndabifuriza ibihe byiza mwese nshuti bakunzi ba Royal TV mwakomeje kubana natwe muri gahunda z'ibiganiro bitandukanye. Muri aka kanya rero tugeze mu mwanya w'ikiganiro barashoboye. Ni ikiganiro cyerekana uruhare rw'umugore n'umukobwa mu iterambere rye, aho abagore n'abakobwa tuganira bakatubwira bimwe mu bikorwa by'indashyikirwa bagezeho cyangwa se baba abari mu nzira y'iterambere, ibyo bifuza kugeraho mu buzima bwabo buri imbere. Uyu munsi rero twasuye umugore witwa Gisele, ni umugore wigisha gutwara imodoka, akorera hano i Kigali, ni umwe mu bagore mu Rwanda bigisha gutwara imodoka. Uyu munsi agiye kutuganiriza uko yatangiye ako kazi, icyatumye bitangira n'impamvu ari byo yahisemo. Mu myaka yashize abagore n'abakobwa mu Rwanda bafatwaga nk'abadafite icyo bashoboye, aho wasangaga bahezwa mu mirimo imwe n'imwe bitewe n'uko ngo iyo mirimo yafatwaga cyangwa se ikitwa ko ari imirimo igomba gukorwa n'abagabo gusa, aho wasangaga abagore batayibonamo kuko akenshi niyo hari umugore wumvaga ko yayishobora atafatwaga neza mu muryango, bityo bigatuma abagore benshi nabo bumva ko iyo mirimo atari iyabo koko. Gusa uko imyaka igenda iza usanga abari n'abategarugori benshi bo mu Rwanda bagenda bagaragaza imbaraga bafite, aho usanga kuri ubu baratinyutse gukora iyo mirimo yafatwaga cyangwa se yitwa ko ari iy'abagabo. Kugeza ubu ntawatinya kuvuga ko uruhare rw'umugore n'umukobwa rukenewe mu kuzamura iterambere ry'umuryango ndetse n'iry'igihugu muri rusange. Royal TV yegereye umwe mu bagore se gukora imirimo imwe n'imwe yafatwaga nk'iy'abagabo gusa. Uyu mugore witwa Mwizerwa Gisele akora umwuga wo kwigisha gutwara imodoka. Avuga ko umurimo we awukora neza kandi akabasha kubihuza n'inshingano yo kwita ku rugo rwe. Urebye ntabwo biba byoroshye, ariko iyo ubikoze ubikunda ubishaka biraza cyane, nk'uko hariho nabonye hari inyungu, ariho ubuzima bwanjye bugenda neza. Mu gitondo iyo mbyutse ikintu cya mbere kiba kindimo ni akazi. Ndabyuka nkitegura nkaza ku kazi, ibindi byose mbitunganya nyuma y'akazi. Urebye ntabwo biba bigoye cyane kuko hariho n'abandi benshi baba bafite ingo kandi bakaba bafite akazi gatangira mu gitondo kakarangira ku mugoroba. Nkanjye rero wikorera ntabwo bingora cyane, mbasha kubimanaginga byose bikagenda neza. Nkavuga ati yenda nimba ari muri weekend nzita ku rugo, nzita ku mwana, nkavuga ati yenda ndi butahe iki gihe ndebe ukuntu umwana ameze, ndebe iby'urugo, ubundi ngakora akazi nkageramo saa moya n'igice nakarangiza saa 2 z'umugoroba. Biragoye ariko kugira ngo ubeho neza utere imbere no kuvunika, kugira ngo ube umugabo nyine uravunika. Niyo mpamvu umuntu aribabaza kugira ngo azabona agere ku rwego rushimishije. Gisele avuga ko amaze imyaka inakora aka kazi ko kwigisha gutwara imodoka, umwuga benshi bavuga ko ari uw'abagabo. Aha aratubwira uko yawinjiyemo. Ubu maze imyaka 4 mbikora, ni akazi maze imyaka 4. Narabyize ariko ntabwo yari yo tala yanjye, nta nubwo nateganyaga ko ari akazi nagira umwuga, ahubwo nuko nabonye ari byo bifite inyungu. Ubundi muri segonderi nize icungamutungo, ariko nyine nza kuza kubona, nawe urabizi ko iki gihe kubona akazi biragoye, nza kuza kugerageza kureba ahantu hatari abantu benshi, ari akazi katakorwa n'igitsina gore cyane, kugira ngo mbashe kuba nabona natera imbere.
ukuntu byaje ntabwo ari ibintu nari naratekereje numva ko nshobora kugira umwuga, ahubwo mbere yuko nza muri kano kazi n'ubundi nakoraga muri za driving, nakoraga muri auto école Nyamirambo ndi umusekreteri. Nyuma baza kuza gusaba umukoresha wanjye, ndamusaba muga ko ngomba kujya kwigisha imodoka, nawe ntiyabyumva neza akumva ntibiza, aranyongera nza kugenda mbimusaba umunsi ku wundi, aza kuza kunyemerera ampa undi muntu umugura, yamuguye igihe kingana n'amezi 3, babonye ko mbishoboye n'abantu babona ko abantu babyumva atari ibintu bigoye bishoboye, baranyemerera njya gukora ako kazi. Gusenga Ivan niwe wigishije Gisele gutwara imodoka. Aravuga uko byari byifashe mu gihe yamwigishaga, dore ko yari umunyeshuri udasanzwe kuko yafataga cyane. Gisele amwigisha nabonaga ari umuntu udasanzwe kuko icyo namubwiraga cyose yahita agafata. Noneho nta nubwo namwigishije igihe kinini, namwigishije igihe gitoya cyane, imodoka barayimenye hatatangira ubwo yahise abikunda, ahita atangira kwiga no kwigisha imodoka. Ko kumenya gutwara imodoka biratandukanye no kwigisha. Nabyo yabifashe mu gihe cyihuse bitarenze nk'ukwezi kumwe. Njye numvaga haza nk'abandi nkawe kuko ntago yandushyaga, yarafataga. Naramubonye ndamwakira nyine, ariko nyine ubwo ntago niyumvishaga ko ashobora kuba ari umuntu ufata, ariko nyimugezaho tayari giye umunsi wa mbere nabonaga ko ariko agomba gufata akaba umunyeshuri muzima kabisa ushimishije. Gusa kuri Gisele avuga ko nubwo akora aka kazi bigaragara ko katitabirwa cyane n'abari n'abategarugori, ngo hakiri n'imbogamizi zimwe na zimwe agihura nazo. Imbogamizi zirahari ntago zabura. Urumva hariho nk'umuntu uza kwiga akabona yenda agatekereza akavuga ati uriya muntu nk'uko nawe byagutangaje, akavuga ati uriya muntu ntago yanyigisha, ntago yabishobora, ariko namwigisha akabona arabishoboye. Kuvunika ni akazi kagoye, gasaba gutekerereza umuntu, gasaba kuba maso, kuko urangaye gatoya uzanyemo za mbaraga za kigoro ubutesi uretse ko nyine muri Rwanda n'abantu bagiteta, twese twarakangutse. Uzanyemo ubutesi ushaka kuba wakoresha accident, niyo mpamvu bisaba kuba ubangutse mu bwonko. Gisele kandi avuga ko uyu mwuga nubwo abari n'abategarugori batawitabira cyane utavunanye, cyangwa se ngo ube wasaba imbaraga nyinshi nk'uko bamwe mu bari n'abategarugori babitekereza. Yenda impamvu nuko babitinya, ariko ntago ari akazi kagoye, ntago gatinyitse, ntago kagoye, kuko hari n'undi muntu wigeze kubigerageza kubikora, ariko naramwigishaga ndamumenyereza, abijyamo turakorana, ariko abikora igihe gito acika imbaraga. Ntago nzi impamvu, ariko ngiye ku bwanjye mbona ari ibintu byoroshye. N'abandi babikora rwose ntago bigoye, kandi ni akazi koroshye, ntago yenda uretse kuba mu mutwe ugomba kuba ubangutse, ariko ubundi ntago gasaba imbaraga zihambaye. Gisele kandi kuva yatangira aka kazi avuga ko hari byinshi amaze kugeraho mu rwego rwo kwiyubaka, guharanira agaciro ke, iterambere rye n'iry'umuryango muri rusange. Nk'uko akomeza abivuga, ikintu kamaze kungezaho ni byinshi, kuko urumva ntunze urugo, ikindi maze kwiteza imbere kuri byinshi. Yenda natangiye nikorera, ubu ndimo ndikorera, urumva ko
birimo biraza tangiye nkorera abandi ariko ubu ngubu ndimo noneho gukoresha imodoka yanjye ubwo ndikorera ubu ntabwo tuba mu nzu y'inkodeshanyo tumaze kuba twabona imodoka ebyiri urumva n'intambwe tugenda dutera n'ibindi bizaza. Nubwo Gisele amaze kugera kuri ibi bintu byose atubwiye kugira ngo abigereho habayeho kwigomwa gukomeye cyane kuri ubu afite intumbero yo kuba mu gihe gito azaba amaze gushinga auto école. Mbere ndatangiye nkorera abandi ndi ku mushahara wo hasi cyane ariko kubera kwa kwibabaza kuba hari ikintu ushaka kugeraho niyo mpamvu nanjye ubu ngubu naravuze reka ntere intambwe ndeke gusigara mvuga ngo ntegereje umushahara w'ukwezi nanjye ubwanjye nikorere bikaba bikiza nkaba ntekereza yuko nshobora nanjye kuzagira auto école yanjye. Abo ni bamwe mu banyeshuri bigishwa na Gisele barasobanura uko iyo barimo bigishwa nawe biba byifashe. Baratubwira kandi ko kwigishwa n'umugabo bitandukanye no kwigishwa n'umugore. Mbyumva neza ko iyi Gisele yigisha neza iyo uri kwigana na Gisele abagenda akubwira neza ntabwo atuma wakora accident akubwira ibintu byiza cyane kuko bitandukanye n'abandi bagabo bo bakubwira bagukanga bakubwira nabi ariko Gisele we akubwira neza akakubwira ikiri ikosa n'ikitari ikosa. Karagiteri z'abadamu bigisha bakansoringa bavuga neza. Kwigishwa n'umudamu aho bitandukanira no kwigishwa n'abagabo, umudamu agira ubwitonzi kurusha umugabo. Ahandi bitandukanira akwigisha kubwira umuvuduko ngenderwaho mukeya bitandukanye nuko wakigishwa n'umundi w'umugabo akwigisha kwihuta kuruta uko wakigishwa n'umudamu. Narabikunze cyane kuko mbona nyigisha neza nanjye sinzi ukuntu we bimeze sinzi tekinike nanyuze nko mu koni numva simbifata undi muntu unyuzamo ariko wanyujijemo mpita mbona ko mbibonye sinzi ikintu yanyeretse kimwe numva ko mfashe mbimenye. Gisele asoza agira inama abari n'abategarugori abasaba ko bagomba gutinyuka bakumva ko nta mwuga wagenewe abagabo ndetse nta n'umwuga wagenewe abagore gusa dore ko ngo iyo hari umugore witabiriye uyu mwuga usanzwe ufatwa nk'uw'abagabo gusa awukora neza cyane. Inama nagira abandi bari n'abategarugori ikintu cya mbere nababwira ni ukutitinya. Hariho nk'umuntu uvuga biriya bintu sinabishobora sinajya ariko burya nk'ikintu namaze kubona biyenda mu bushakashatsi bwanjye nakoze akazi abagabo bamenyereye bumva ko akazi gakwiye abagabo kabonwamo n'abagabo benshi iyo umudamu agakoze usanga agakora neza. Njye nibwo bushakashatsi nakoze dufite abadamu benshi muri Rwanda hari abubaka nabashishikariza kutitinya kandi bakegera n'abantu bakabafasha kuko burya ibintu byose ni ugufashwa. Nanjye aho ngeze hari benshi bamfashije kandi mpora mbibashimira.
Ndabashimiye cyane rero mwese nshuti bakunzi ba Royal TV mwakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro barashoboye ngira ngo mwabyiyumviye ibyo Gisele amaze kugeraho mwabyiyumviye nahanyu kugira ngo mutangire gutinyuka namwe mutangire gutinyuka gukora iyo mirimo yitwaga ko ari y'abagabo ariko uyu munsi n'abagore biragaragara ko babishoboye nkuko mwabyumviye mu buhamya bwa Gisele mukomeze kugira ibihe byiza rero munogerwa na gahunda ndetse n'ibiganiro Royal TV yabateguriye ngewe nari Rose Nishimwe